studio is the flow to your destiny. If you want to join, call 0788652006. Twongeye kubaramutsa inshuti zacu mudukurikiye aho muri hose. Uyu ni wa mwanya dukomeza kubagezaho bya biganiro by'uburyo twatoza abana inzira nziza, kubaha Imana, umuco n'indangagaciro zikwiye ndetse no gukunda igihugu muri rusange. Twegereye Pasiteri Desire Habyarimana, niwe ugiye kudufasha muri kino kiganiro. Pastor, tubahaye ikaze. Hari ikibazo twifuzaga ko mwadufasha gusobanukirwa ndetse tugafatanya n'abaduteza amatwi kurushaho gusobanukirwa, ariko mu twemerere twifashishe uyu murongo muri Tito igice cya mbere umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Avuga ngo icyatumye ngusiga Ikereti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Ijambo cyase umurongo dushaka kuvugaho cyane n'uyukurikira wa 6 uvuga ngo ibyo ni ukuvuga abagabo batariho umugayo, bafite umugore umwe, bafite abana bizera kandi bataregwa ko ari inkubaganyi cyangwa ibigande. Twifuje kubabaza kuki izi nshingano zajemo abana bafitiye imico ivugwa hejuru. Mwadufasha gusobanukirwa kugira ngo n'abadukurikiye babyumve. Murakoze cyane, nishimiye kubana n'abakunzi ba River Studio Rwanda. Imana ibaho umugisha. Ndatekereza ko twaherukana mu gihe cyo kumurika umuzingo w'indirimbo. Nishimiye nanone kongera guhura namwe. Imana ibaho umugisha. Hanyuma ubundi muribuka ko mu gihe cyo kwa Eli yari afite inshingano ebyiri. Yagomba kuba umutambyi akaba n'umuvyeyi. Dusomye neza Bibiliya, ntabwo Eli yarezwe kuba umutambyi mubi. Hoya, yarezwe kutaba umuvyeyi, kutamenya kurera abana, kutamenya gucyaha abana. Ikindi nababwira gikomeye nuko umutambyi yatangira akazi ku myaka 30, ku myaka 50 akajya mu kiruhuko cy'izabukuru. Gukora iki? Umva yabaga akoze igihe gito imyaka 20, yabaga agiye kurera abandi batambyi. Ubwo bivuze ko rero izi nshingano zarakomeje no mu isezerano risha, aho Bibiliya itubwira ko umupasitoro cyangwa umwepiskopi cyangwa se umushumba akwiye kwita ku bana be. Hano Bibiliya yavuze ngo agomba kwita ku mugore we n'abana be bakaba bizera, bataregwa kuba inkubaganyi cyangwa se ibigande. Hanyuma Paulo yaravuze ngo uwananiwe gushumba urugo rwe yazashumba itorero bigashoboka. Niba umuntu ananiwe gushira ku murongo urugo rwe rw'abantu 5, sinzi niba azayobora abantu 500 bigashoboka. Ikimwe mu bintu abashumba baregwa cyangwa se abizera nuko ari abatambyi beza ariko batari ababyeyi. Kandi umuntu ananiwe kuba umubyeyi ashobora kugira ibibazo nk'uko yari byagenze n'abahungu be. Hano rero abana ni ngombwa cyane. Ikindi abantu bakwiye kumenya gikomeye nuko ubwami bw'Imana ni uruhererekane, ntabwo ari demokarasi, ni teokrasi. Mu bwami bw'Imana rero bihinduka umurage. Ibyo ufite bizima ubiraga umwana wawe, akazabiraga undi, nawe akazabiraga undi. Niko Paulo yabwiye Timoteyo ngo ibyo nkwigishije ushaka abantu bo kwizerwa bibigishe, nabo bazabyigisha abandi biburuhererekane. Ibi rero nibyo bituma mu bwami bw'Imana kwita ku mwana, kwita ku mugore, kwita ku rugo rwawe ko rwubatse ari ikintu cy'ingenzi. Ese Pastor, ubundi bipfira hehe kugira ngo abana babero contraire cyangwa se bakore ibihabanye n'ibi byavuzwe hejuru, kuba badakwiye kuba inkubaganyi cyangwa ibigande n'ibindi? Bigenda gute kugira ngo umwana amere gutyo? Bipfira aho nabanje kuvuga, ntabwo ababyeyi dufitiye umwanya abana bacu. Serious, n'impamvu abana benshi banywa urumogi, bajya mu biyobyabwenge, mu nzoga, mu bintu bitandukanye, ni manque affection, ukubura urukundo rwa kibyeyi. Abagabo hari ukuntu iyo twahasha umuceri tukishura amashuri y'abana, tukubaka inzu, tukagura imodoka, tuba twumva ibintu byose twabirangije. Ariko umwana agizwe n'ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Ushobora gukemura ibibazo byose mu mubiri, ariko amarangamutima akomeretse. Akeneye papa, nta kintu gishobora gusimbura papa. Umuceri n'amashuri meza
no kumwohereza muri Amerika ntibisimbura urukundo rwa kibyeyi. Wibuke ko nta handi hantu azakora icyitegererezo cy'umupapa muzima, nta handi hantu azakora icyitegererezo cya mama. Akeneye kubona papa na mama bakina, akeneye kubabona basabana. Ibyo nibyo bizamugira umugabo mwiza cyangwa se umugore mwiza. Tuze no mu itorero, mu nshingano eshanu abagabo bagomba kuzuza harimo ko agomba kuba umutambyi, akaba n'umuhanuzi, akatura amagambo meza ku bagize umuryango we, ariko nanone akamenya iby'umwuka mu rugo. Iyo rero atujuje izi nshingano, abana nahabipfira, bizarangira abana iby'umwuka ntacyo babimenyeho, kuko Bibiliya ivuga ngo toza umwana wawe inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Nta handi hantu atorezwa, ni mu muryango. Niho yakagombye kumenyera agaciro, kwigirira icyizere, kuba adafite ubwoba, kumenya gufata ibyemezo. Ibyo bintu byose byiza babyigira mu muryango. Iyo rero hatabayeho kwitabwaho, ibyinshi akenshi birangira bibaye nabi. Niyo mpamvu haba iki jambo rivuga n'ubuzima abana babayeho bikaba ari ikinyuranye. Ese pasiteri, dusubiye inyuma gatoya, hari umupasiteri wigeze atubwira uburyo yakuze yanga ibintu by'Imana. Isi yari umupasiteri, noneho hajya haza nk'abashyitsi bigatuma abana barara hasi, icyo gihe ntibarare ku buriri, bakarara nko muri salo, ubundi bagatekera abana nk'imvange, abashyitsi bakabatekera inyama. Atubwira ko byatumye akura yanga abapasiteri n'ubupasiteri. Ese ibyo bintu ko hari ahantu henshi usanga abapasiteri bagikonsidera cyane indi miryango, cyangwa se bakonsidera abandi bantu bahandi cyane kurusha imiryango yabo, ngatekereza ko ari nacyo kintu gishobora kuba gituma abana benshi bo muri iyo miryango y'abatambyi batabikunda. Bipfira he? Bigenda gute kugira ngo umubyeyi yumve ko abandi bantu baruta bo mu rugo rwe? Urakoze. Ngiye nibaza ko bigaruka hahandi, ni ukutabatoza. Ntabwo nemera ko abana banga abashyitsi, habe na buhoro, ahubwo abana bishimira abashyitsi. Iyo abashyitsi baje, abana barishima, bagakina, bakabona abandi bantu bashasha, ni ibintu byiza. Ariko iyo twakiriye abashyitsi mu buryo bwo gutera abana ibikomere, kubima inyama, kubera iki izo nyama utazigura mukazisangira n'abana bawe? Kubera iki utabicaza ngo baganirize inyungu ziri mu kwakira umushyitsi? Ibyo bintu kuko wabimutoje, wamuhaye umwanya, abashyitsi bataraza, azaba abikunda. Ariko iyo bizanyemo igitugu ukabizanamo, birangira byanze. Nahoze ntekereza, Aburahamu yagiye gutamba Isaka afite imyaka 26. Ni gute umwana w'imyaka 26, umusaza w'imyaka 126 amuboha akemera? Bagenze ibirometero 80, urugendo rw'iminsi 3 n'amaguru. Isaka niwe yazamutse yikoreye inkwi, yari mukuru. Ariko kubera ukuntu batoza abana babo, na mukobwa wa Yefuta yaravuze ati nta kibazo, ndemera umpe kuririra abakobwa ubukumi bwanjye, nzagaruka ntambe. Amfite abantu bo muri Aziya bigisha abana babo ku kigero kwiturikirizaho igisasu biborohera. Bigisha abana babo ku kigero kumutambira ikigirwamana bayumva yishimye, ari intwari y'umuryango. Twebwe se haburi dufite umwuka wera, dufite ibintu byose, ahubwo ntidufitiye umwanya mu miryango yacu. Umwana wamutoje yakunda abashyitsi kuruta nuko wabikora neza. Kandi niba uteganya ko ari bazawumusimbura, azasigara abikora wowe udahari, ukwiye kubimutoza. Ariko iyo bizanyemo igitugu, ukabizanamo ivangura ihinyama abashyitsi, we ntimuhe inyama, risohokana abandi, we birangira abana banza abashyitsi. Ariko ubusanzwe abana nta kibazo bari bafite. Rero ntekereza ko ahubwo tugaruke duha umwanya abana bacu, tumenye ko umurimo w'Imana utangirira muri nge, ugakomereza mu rugo, ugakomereza mu rusengero. Ariko iyo pasiteri ari uw'urusengero, mu rugo batamubona, birangira basangije ibikomere. Murakoze cyane. Tugana ku musozo, ni iyihe nama mwagira ababyeyi, cyane ndavuga wenda nk'abizera kuko ari cyo kiganiro cyacu, cyane nk'abizera, ni gute twatoza abana bacu kugira ngo byibuze izo ngeso zavuzwe hejuru, nk'ibyo bigaragara muri iyi minsi, ibiyobyabwenge, usanga abantu bafite imico itandukanye kandi nyamara iwabo bizera, ni gute twatoza abana kugira ngo bageze aho hantu batayobwa cyangwa se badakururwa n'izo ngeso mbi? Ndagaruka ku babyeyi, reka nkoresha imvugo wari ukoresheje yitwa bizera.
hari ukuntu ndeba ubuzima bw'abizera rimwe na rimwe nkibaza ubuze tuzi umuryango icyo bivuze. Reka ntange urugero rumwe. Dusupoze ko ku rusengero hari amasengesho y'iminsi 40. Aratangira saa 12 arasoza saa 3. Abantu banyuma bava ku rusengero ni abadiyakoni n'abandi bari mu mirimo aho ngaho, ubwo baragira mu rugo saa 4. Umbwiza ukuri saa 4 wakoresha devoir umwana? Hanyuma se saa 4 uzamenya ko umukozi yakorofye imbere y'intebe inyuma y'intebe adakorofye? Hanyuma se uwo mwana ntakeneye kuryama arebye mu maso papa we cyangwa mama we? Fata iminsi 40 ugerekeho na social media, ugerekeho n'ibindi utekereza ko umwana azabiki? Umurimo w'Imana ukwiye kubanziriza mu mutima, ugakomereza mu muryango, ugakomeza muri korali n'ahandi. Ariko igihe cyose mu rusengero haruta mu muryango, ntabwo ibibazo bizakemuka. Niyo nama numva natanga kubizera, bakwiye kumenya ko umurimo w'Imana utangirira mu ngo zabo, hanyuma ugakomereza mu rusengero n'ahandi. Birumvikana ko abashumba bo babifitemo inyungu, kuko iyo abantu baterana iminsi yose baratura. Ariko umuryango sinzi niba uba uriho urunguka. Dukwiye kureba ubwami bw'Imana cyangwa se umurimo w'Imana mu buryo bwiza. Nibihera mu mutima wanjye bigakomereza mu rugo, bigakomereza mu rusengero. Erega nindera abana banjye neza nibo bazavamo abapasiteri b'ejo, nibo bazavamo abazubaka urugo ejo, nibo bazavamo abayobozi beza b'igihugu, nibo bazavamo. None nita ku muryango nkajya mu murimo w'Imana, ubwo ndaho ndatoza abandi ejo hazaza ninde musimbura. Afite ntidukwiye gukunda inyungu z'aka kanya. Abantu bateranye ni byiza, baratura, ibintu bigenda neza, hanyuma ejo ni bande bazaga. Reka ntanga urugero nsoza. I Burayi bubatse ibisengero byinshi hafi nko kuri metero 100 abari urusengero, ariko ubu hateranamwe abakecuru nka 4. Nta muntu nyinshi zabaye mize, izindi zabaye depo, izindi nta muntu uzinjira, kandi bagize ububyutse kuri metero 100 bakubaka urusengero. Insengero ziteye ubwoba, wibaza ayo mamiliyari bapfushije ubusa, niko nabyita. Iyo baza gutegura imitima y'abagize umuryango, bakubaka umuryango mu buryo bwiza, ububyutse buba bukiri i Burayi. Ariko kuko bafashe umurimo w'Imana nko ku ruhimbi, bakibagirwa mu rugo, ingaruka nizi zihari. Kuri ubu ntiwumva ko ari insengero zingana gutyo. Igitutsi gikomeye i Burayi ni cathedral. Iyo umuntu agubwiye nkuru akaba urusengero, nico gitutsi ca nyuma, ni nkaho inaha yagutuka ku bavyeyi. Ni gute ahahoze haramirizwa Imana hahinduka igitutsi? Niko batamenye umurimo w'Imana ngo utangirirahe. Rero numva dukwiye gusubira ku isoko. Dukwiye gusubira ku isoko. Mu rusengero ni byiza, kuramya Imana ni byiza, ariko ujyanye n'abagize umuryango. Umva, reka dusubire aho twatangiriye. Niba abana bo kwa pasiteri mu bintu batifuza mu buzima ari kuzaba pasiteri, ni ukuvuga ngo pasiteri yagiye mu rusengero wenyine, ntiyajyanye n'abagize umuryango. Ariko umurimo w'Imana nutangirira muri nge, ugakomeza mu muryango, abose tuzahita tujyana mu rusengero. Murakoze cyane, turabishimiye.